Kankwanzi ntakozwe ibyo kwigisha Claire ku buzima bw'imyororokere. Hagati aho Norine yashyize ajya kwipimisha nk'umugore utwite nyuma yo kwiciye gahunda kubera nyirakuru. N'urunana. Ariko se ko nkubaza ntusubize Honorine? Erega ndacyabitekerezaho. Yego mana. Ubwo ni biki utekerezaho ku kibazo nkubajije? Ubuse ngo usubize ngo iki koko? Cyangwa ntabwo wumvise neza ikibazo nkubajije? Ntabwo nako nyine ntacyumvise da. Okay. Niba wacyumvise nkubajije ngo iki? Nyine urambajije ngo kubera iki ntubahirije gahunda. Iyihe gahunda? Gahunda nahawe. Ariko ugomba kuba hari icyo uhisha we. Kuri ntacyo da. Cyangwa mera ku kibazo nkubajije utacyumvise Honorine. Ugomba kuba ufite ibindi urimo kwitekerereza. Hari ikibazo ufite se? Oya, nta kibazo mfite n'ukuri. Ariko rero ndumva tumvise ikibazo nakubajije. Nakubajije nti ariko kubera icyo utubahirije gahunda wari wahawe yo kuza ku gipimo kandi uzi ko ari nabwo wagombaga guhabwa urukingo rwa tetanus. Nyine ntacyumvise. None se kutambwira? Ubuse koko ndakubwirane. Nyine urambwira impamvu utubahirije gahunda ukabuje utinze. Warabyibagiwe? Hoya. None se ni ikihe kibazo wagize Honorine? Nyine kirahari. Nyine nicyo nshaka kumenya kugira ngo tujye inama dushingiye ku kibazo cyabikubujije. Erega muga nukuri nanjye sinjye. Cyore ngo nawe si wowe? Ntabwo ari njye. Byagenze bite? Nyine hari abari bambujije. Ngo hari abantu bari bambujije. Ntibyumvikana. Ngo hari abantu bari bakubujije? Aha. Sinzi uko nabigusobanurira. Ahubwo nuko ngize amahirwe nkagira Imana umujyanama w'ubuzima kabamfasha. Ye? Ubwo se ni bande? Ni bande bakubujije kuza ku gipimo Honorine? Ngo nahabwe urukingo rwa tetanus. Yewe muga. Karame. Ni nyogokuru afatanyije na mabukwe. Ngo nde nande? Nyogokuru na mabukwe. Oya, ntibyumvikana. Subiriramo numve neza. Uti ninde nande bakubujije kuza ku gipimo Honorine? Mabukwe na nyogokuru. Ubwo se birashoboka? Aha. Bari bambujije rero. Nabafashijwe n'umujyanama w'ubuzima. Ngo bakuburiza iki? Ngo nyine bo bashakaga ko mpagarika kuza ku gipimo nk'umugore utwite. Hanyuma ngo bazanshakira imiti ya gakondo. Imiti ya gakondo yo gukora iki? Hari gakondo ikingira tetanus? Ndabizi se ngewe muga. Ibi ni ibikira. Ahubwo nyine baranambwiye ngo bazanyibyariza ngo nta mpamvu yo kujya kubyarira ku kigo nderabuzima. Nyumvira n'ukuri. Uzi ko nawe nibajije cyabaye ubundi wari usanzwe wubahiriza gahunda pe. Niyo mpamvu rero nta yindi muga. Honorine. Karame. Hari ibyo uba ugomba kwitondamo umugore we. Ubwo kandi wasanga bari banatangiye kuguha imiti y'ibyatsi. Nayo barayimpaye. Ubeshye se? Gaho nyumvira. Honorine, ugomba kwirinda. Igihe umubyeyi atwite aba agomba kwirinda gufata imiti ya gakondo n'indi yose atandikiwe na muganga wemewe na leta. Kuko igira ingaruka ku buzima bwe n'ubw'umwana atwite, harimo n'urupfu. Urumva? Ndabyumva n'ukuri. Ugomba kubyirinda rwose. Ahubwo se muga. Ndakumva. Waretse nkazabwira nyogokuru tukazana kugusura akanamenya ko ari we wari mabuja ukaboneraho ukamumbwirira ibyo bintu kuko ngenda mutinya da. Muzaze nta kibazo. Naho ubundi mba ndi n'umurungabangabo nibaza nimba nkwiriye kumwumvira cyangwa niba ngomba gukurikiza inama zanyu mutugira nk'abaganga. Papa, mama mwambonye? Tubona iki? Yego sha. Abaye. Ziranakubereye rwose. Twiza rwose. Mbese waguze inkweto mama? Sinziza se mama? Ni nziza rwose. Twiza rwose. Nyine naziguze mu mafaranga nagurishije amagi kandi andi nagiye kuyabitsa muri banki. Nuko rwose ntiwumva. Nyamara rero uyu mwana azi no gukoresha neza amafaranga akura mu bworozi bw'inkoko ze. Komereza aho rwose kire ni byiza pe. Harya ngo waziguze mu isoko ejo? Ahubwo mama, mise nibuka ibintu wa mukobwa witwa Jovine yambwiye. None ndashaka namwe kubabaza niba ari byo koko. Ni ibiki yakubwiye? Nyine ejo ngiye ku isoko hari umunyonzi wamaye lift. Ntashye nanone aranzana ku buntu. Mbese amaze kumpa lift inshuro 3. Ninde?
ni umunyonzi simuzi. nuko Jovine arambwira ngo iyo umuhungu cyangwa umugabo ngo aguhaye iby'ubuntu cyangwa impano ngo ubwo abashaka kugusambanya. Teteka ngaho. Ubwo urumva ibyo bigambo bitameshe uba urimo kuvuga, ariko uyu mukobwa nzamugirira. None se teteka ngaho umuntu afata inkoni nka guhondagura. Ariko se Kankwa, nk'ubwo baritse umwana akakubwira koko uramuhondagura se icyo avuze kibini kiyi avuga iki koko? Ibishizi by'isoni gusa. Ibishizi by'isoni zo bavuze nibi. Kandi ibingibi nibyo aba yakuye hahandi mu makarabu ngo munsi y'umunyinya. Sinakabujije kujyayo kakanga, none dore ibyo gakuyeyo. Ariko narumiwe ko ubu koko ariko niko Kankwa. Ubwo urumva ikibazo umwana kubashije koko kidakwiriye. Ibishizi by'isoni gusa. Kankwa cisha make banze wumve ikibazo umwana yashaka kukubaza. Urumva? rimwe kabiri mosondyo Brian subiramo sibyo utangaye firi erega unatangiye kwigisha umwana wacu amwe mu masomo azajya yiga mu ishuri ry'incuke agiye gutangira. ngira ngo urabibona ko nanamuguriye imyenda azajya yigana. urabona itamubereye se ahubwo sheri. ariko se bude kuko gahunda wayikomeje pe rwose rimwe kabiri mosondyo Brian tugende. buretse mbanze nkubaze nk'ubu koko urapfushije icyo usaya amafaranga uti kifiri kuko wafashe amafaranga ngo ugiye kugura umwana imyenda y'ishuri n'ibindi bikoresho ngo azajya ngo gutangira ngo ishuri ry'incuke koko. ariko ubwo gushyira umwana mu ishuri ry'incuke no gupfusha ubusa firi. cyakora urambabashe gusa nta kindi sinari nakwisabiye ngo aya mafaranga reka tuyarundarunde tuyashyire mu bucuruzi bw'inyama. none dore ibintu mwana we. ariko ntitugomba kubuza umwana uburenganzira bwe sheri. igihe umwana yujuje imyaka 3 aba agomba gutangira ishuri ry'incuke. reka shani ibyo ni ugupfusha amafaranga rwose, ni uguta umwanya rwose. ariko ubwo ni wowe utekereza utyo firi. ndumiwe koko umuntu ujijutse nkawe koko. njye numvaga ahubwo twembi twakagombye kwishimira ko natwe tugiye kubarirwa mu babyeyi baha agaciro uburezi bw'umwana n'amashuri y'incuke. none ni wowe nuko byumva ko. ariko se utegereje akagera igihe cyo gutangira amashuri abanza ukamutangiza bitwaye iki? umva bitwaye iki ibyo ngibyo? ni ukuri ukwiye kumva akamaro k'amashuri y'incuke. igihe umwana yujuje imyaka 3 aba agomba gushyirwa mu ishuri ry'incuke kuko ahigira byinshi bimutegurira kwiga amashuri abanza, akahigira gusabana n'abandi kandi bikazatuma ashobora gutsinda neza igihe atangiye mu mashuri abanza. reka ndeke impaka nawe negire gufungura butike. niko kiri Karama. tuzi unyibwirira urikinyo kuri yawe wikubise ngo ntashaka kumva ibyo uvugara. none se wowe singukereza kandi wari ugiye mu mirimo papa. oya mfashe umwanzuro wo kubanza tukaganira nkabona kugenda. haryo uwo mugenzi wawe yakubwiye ngo iki? nyine hari umuhungu w'umunyonzi ujya untwara ku igare ku buntu. haryo ngo amaze kugutwara inshuro zingahe? buriya se 3 zose. noneho rero wa mwana witwa Jovine mbimubwiye ko antwara arambwira ngo ubwo arashaka kuzansambanya. ubwo rero nashakaga kubabaza niba ibyo yambwiye ari byo koko. none se kire Karama, uwo muhungu nta kindi yagukozeho uretse kugutwara ku igare ku buntu gusa? ikindi se kimeze mbese nko kuba yashaka kugukorakoraho cyangwa akaba yaranagukorakuye? oya ntabyo yakoze. mwana wanjye rero mbere na mbere reka maze gushimira ko utinyuka kutugaragariza twebwe ababyeyi bawe ibintu nk'ibyo ngibyo. ibyo bitubwira rwose sibyo? hanyuma rero icyo nakubwira nuko rwose ibyo uwo mwana mugenzi wawe yakubwiye hari ukuri. nibyo? buriya abahungu cyangwa abagabo iyo baguhaye cyangwa batangiye kujya baguha impano burya kenshi baba bafite umugambi utari mwiza wo kuguhohotera. urabyumva? igihe cyose rero hagize mbese umuhungu cyangwa umugabo uguha ikintu runaka ujye tubwira tubikurikirane hakiri kare kugira ngo hatazagira mbese ugusambanya mwana wanjye. ibyo bintu ntibizakubeho rwose. nzajya mbabwira. none se papa? ndakumva mwana wa. ko hari ikindi nashaka kubasobanuza. oya mbaza nta kibazo. igihe cy'uburumbuke mu kwezi k'umukobwa ni iki? ngo igihe cy'uburumbuke ko numva nanjye nabisobanukiwe neza reka nze nkwereke. hariya ku kigo nderabuzima
hari icyumba cy'urubyiruko kandi ushinzwe icyumba cy'urubyiruko ashobora kuba rwose afite amakuru yose wibaza ku bijyanye n'ubuzima bw'imyororokere. nibyo rero uzashake umwanya ugiyeyo rwose uzabaza icyo kibazo bazaguha igisubizo cya nyacyo. naho ngewe ngiye kugusobanurira wasanga nanakubwiye amakuru atariyo. karibu sheri wanjye ngwino rwose nguhe inkuru nziza rero dore nari ngutegereje ngo nyikwakirize. ni inkuru ki se we? uzi ko kuri banki bampamagaye rahira ya nguzanyo bayimpaye. wawu c'est bon. umva igihe icyo ari cyo cyose nshobora kubona akamesaje kanyereka ko amafaranga ageze kuri konti yanjye. mana we mana ushimwe rwose uhimbazwe pe ukuzwe iteka rwose umureye umutima yanjye. ni ukwishimira byo rero. okay. mu byumvikana umushinga wacu wo gutangiza busheri ubu watangiye cyane. ubu tugiye gucuruza inyama karabaye. umva iyo busheri nzayubaka bien ku buryo izaba yujuje ibisabwa byose izaba ari intangarugero muri Nyarurembo yose. yego rwose sha nanjye ariko hari byo numvise rero kandi niba ari byo rwose byaba bishimishije. ni ibiki wumvise? ngo uyu munsi ngo hari abantu ngo babonye Cedric inaha i Nyarurembo se? ahubwo hariya hirya hafi y'iriya butike yacu. ubwo se nibyo? ubwo ashobora kuba yagarutse i Nyarurembo disi. ni ukuri byaba ari byiza. gusa njye ndimo ndibaza nese ubwo yaba yaje mugeni ntambwire. ariko se wamugani umva ejo uzajye kureba mugeni umubaze. ubwo si byo nabibonera umwanya koko. shaho uzajye kumubaza erega ujye uzirikana ko uriya ari umwana wa mushiki wawe ni mwishywa wawe. ariko se mukandeke kudasoma ngo kamaremo nkuzanira kandi wa. yego ko ahubwo se burya hari n'akandi gasigaye nyirabazungu. yego ko erega nari nenze urwagwa rwinshi iyo yimaremo rwose nze ngusukiramo akandi ma. ubu simva hano namaze gusindama ko numva urwagwa ruryoshye. erega burya nyirabazungu nzi kwenga Nyarurembo yose irabizi ko nzi kwenga umuhama. yego ko uzi ko bwije wa. karacyari karima ariko wa twiganiriye ibindi ariko twibagirwa kugaruka kuri uriya mwuzukuru wanjye. uwuhe mwuzukuru se? uriyo Norine wa. erega ntitugomba kuvirira tugomba kumuba hafi tugomba kumwibyariza rwose. mukandeke niba ari biriya byo kumubuza kujya ku gipimo no kumubyariza kwa muganga njye namaze kubivamo da. burundu se? kare singiye kubangamira gahunda za leta. hano se yatera binsobanuriye mpava mbyumvise. njye rero sinshobora kumureka. erega maye hari impamvu kariya kuzukuru kanjye ntagomba kugatererana. niyihe mpamvu se ma? mbese buriya uzi ko ari njye wakareze kuva ari agahinja. nta babyeyi yari afite se? buriya nyina yakantereye gafite amezi 8 gusa ahita yigendera kuva ubwo ntiyongeye kugaruka. mwana we mbese buriya nuko Norine yabayeho? ntiyavuye iwanjye se aje gukora akazi n'ahama. ariko wa ibi nkubwiye nibanga ntuzagire uwo ubibwira sibyo? izi mpuhwe za mukandekezi zituma buza Norine kwitabira gahunda zo kwa muganga zizamugwa amahoro. ntuzacikwe n'ikiganiro Urunana cy'ubutaha. ikinamico Urunana mwitegurwa n'umuryango Urunana Development Communication ku nkunga ya USAID binyuze muri gahunda ya Aurora Wihaze no ku nkunga ya UNICEF binyuze muri gahunda y'Ishema Program. mukayikurikira kuri Radio Disc wa 3 no kwa 5 saa 11:15 z'umugoroba. ikinamico Urunana kandi mwayikurikira kuri YouTube. kwigeraho no kwandika ijambo Urunana Official maze ugatanga n'ibitekerezo. uramutse kandi ufite ikibazo, igitekerezo cyangwa ubuhamya wifuza kutugezaho, wakohereza ubutumwa bugufi bwanditse kuri 0783 18 10 mushobora kandi kunyuza ubutumwa bwanyu kuri page yacu ya Facebook. kwigeraho no kwandika ijambo Urunana. dusubikiye ikiganiro Urunana cy'uyu munsi naho ubutaha.